ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Amaraso ya muntu, wanditswe na Twagirayezu Yohani. Muri uyu mukino Katabirora ati, mukobwa nkunda ngiye kwiga mu mahanga uzantegereze, nta wundi ni we tuzabana. Umukobwa ati, ntacyo bitwaye nzagutegereza. Uwawe najya handi ujye ubaza umutungo asize, ntugategereze umutima ajyanye. Nabaye cyane kuko rwose unshitse twakundanaga. Umva rero Cyizere, uzi ko twuzuye bihagije nanubu kandi bigikomeza. Siko ntacyo wamburana, nakomaga mu make ndowa ukaba uwanjye Rwose. none rero ngiye kukubwira ntikikwabaze, nakugerageza kubyihanganira. Ayiwe, ko nayo ubwoba niki? Nagutindiye ndakumenyesha ko nabonye ishuri mu mahanga. Mu mahanga yagana he? Nzajya mu Bubiligi. Uzamara imyaka ingahe? Si myinshi nini gusa. Yego mani hora we. Ino yose. Ariko ko nshobora nyine kwiyongeza nyuma. Yewe bizaterwa nuko bizaba bimeze nyine. Ibyo ubukwe bwacu bikagenda bite? Ayo. Ko nuko bihagaze. Yewe mbaba. Cicika. None se byagenda bite? Nzaba naragiye. Ntibishoboka. Mana yanjye we. Uyu mwana ntumutakaza wande. Uwo mwana utwita kaza wa Katabirora. Nuwanjye rwose ndabizi kandi ndemera niko sa ryanjye. Ko byose ari nyirabayazana. Rekeraho. Cyakora cyo kai nanjye sigiye ngusaba imbabazi. Tata we. Uretse ko mvaga nta kibazo gihari da. Cyo kugenda ntabwo nigeze mbitekereza rwose. Ubwo uzatwita nyine ubyare hanyuma uriri. Ni koko nyine. Naho ubwira iki? Ntacyo koko. Muzanegereza aho nzazira dushyingirwa. Nyuma y'imyaka 4. Yego birabaje kuko bazakuvuga kandi uri wenyine birumvikana ko bitoroshye, ariko isi niko imeze. No kwihambira da. Bya byose ariko nawe urumva ko iryo shuri nari ntomboye ntashobora kugitesha ne byagenda bite. Mbega ngo ndarita. Mana yanjye we. Umunsi umwe nkozaho koko. Yego ndabona nta nine. Ntacyo bitwaye da. Nari nakubujije kurya ubukwe. Uyu mwana rwose ntacyo bitwaye. None dore iryo nkoreye koko. Mana nyir'ijuru rwose umpoye. Ariko nawe ndakurenganya. Ikibazo ahubwo ga nuko utarabona akazi nibura ngo uzashobora kwirwanaho. Hanyuma wakabimenya. Oya izangerageza kugira icyo nkohereza. Irega nanjye nagenda nagira buriya ngiye mbabaye. Abisigaho de. Atari wowe se ubundi koko. Umbuza kwikomereza amashuri ngo ntiwakwihanganira igihe nzarangiriza. Kine gitangaza. Dore ibyo nkoreye. Amasi imyaka 4 noneho ninjye uzakushobora kwitegereza koko. Niba utageze ngo wifatire undi. Mfata undi. Umutima urambwira ngo ubu byawe nanjye birarangiye. Abajya bagakomeza imigambi bajyanye n'imbarwa. Ubuse rwose nkwaye nk'ikizere. Ntago nkwemera. Uri nyizera gusa nkuko bisanzwe. Nzagenda we ntekereza ngaruka ari wowe nsanga. Gira uti tubyaranya bo. Naho reka ibyo ndimanganya. Ariko kwitagira ikizere kize. Ko murasetsa koko. Harya mwasanze abagore ari bo bagomba kwihanganira ibibi byose no kubabara ku buryo bwose. Kuki sawa utihanganiye ko niga ngo ndangize none ukaba untaya? Kuki kikunaniye utakuyumvisha ko nanjye cyananira? Ntituri abantu twembese. Ariko murasetsa. Kize. Urumva? Ninguhemukira. Ninguhemukira igihango cyawe kizanyica. Nicyo gituma utagomba kugira icyo kinisha gukora ku mwana wanjye. Urumva? Igendere. Nziritse ku katsi. Ariko se nkuzize ku katsi uragira ngo ndeke kwiga se? Mbega ngo urandya wakanyagowe. Katabira n'ukuntu twuzuye koko. None se kwiga se n'icyaha? Uremeye kuko ntaye mukangana. Bizadufasha se? Kose ndiga nkarangiza amashuri. Nukunziza ubukene twakundanaga. Nyarwanda
kuvuga ngo uriya nkunda nanjye kandi nkaba ntamwanga cyane uretse ko ntanamukunda bya byose ariko ndabona bishobora kutuviramo mu bana cyizere kandi nabo barantegereje ndetse ari hafi kubyara niba atarabyaye gusa mbikitse ntera cyakora yamahitamo yaje nyine n'ibyo icyo nzi gusa nuko kutarongora nyarwanda ari kwirangaraho bikomeye icya mbere yarize turashigaje umwaka umwe ngo arangize kaminuza ikindi ngo aturuka mu muryango udasanzwe ubwo yarangiza umwaka utaha nanjye nshigaje ibiri mu gihe nkiga wakabakora yinjiza amafaranga y'amabiri twajya gutaha tukajya icyo dutanye kigaragara niba mbuze ibi ngibi ntawe bimuhaye yego si mwiza nka cyizere ariko sinamubi cyane da ubundi ngo nta mubi wisize ubwo nyine bamwe afite ubwiza undi afite amafaranga eka ndamurongo ruzishakire cyizere ajya n'ibyizere bye ubundi ngo nikiraza amasinde rero ngo afite amashuri 5 yisumbuye ara ubu kaminuza nigezweho ndabona ahubwo nyarwanda hasesekaye rekazi turabirangiza ahangaha asiki amwemera amaze ndebe bibuko byakabaye Iriwe sheri amakuru rako ntuzi uyumvira kamera sheri bite byabise ni meza amakuru yanjye ni meza anga nawe ufite akabaraza ufatira hakuka keza hano ni heza da mpuzane se agatebe cyangwa twigire mu nzu reka twigire mu nzu sanse niho wumva ukunze ndumva ariho twamererwa neza kurushaho harimo n'akazi k'ikeza ndabugira da kuva mare ndarenze no kugusezeraho guki kugusezera usezera usujya hehe ndashaka kwimuka ngatura kure yawe nibura byafasha kutagumya kubonana nawe nguki urifuza iri gitangaza urifuza igituma rero tutabonana rwose iyo mpamvu se ndayimenyara none se ko ngukunda kubona kandi nkarushaho wakomeje mbara uzahagararira hehe kure yawe bizatuma nkwibagirwa kunyibagirwa ntukanyibagirwa u Rwanda nibura hitaraho igihe higeze gira utahubwo ngera umurego yose nibyo maze rero ngumye nshenguke rero ngenyine wowe wigaramiye nigaramiye none uzagere gukunda indyama bigushimishije reka se nagukuye mbona nkuvugisha yibereye i Kigali ahari iyo uhora utekereza bitarangira nayo ibyari byo nuko ubibona kugira ngo uri ahandi sari ko umuntu uhora utekereza n'indera erega niwe nkunda gusa ibindi bibazo komeza kunja umutima ye kandi ugiye mukana ryo waruzanye urimbure mu gutwi nako kwimukana byavuba da ariko yimukira hano wagira ngo hari waruzi ryo nararanye urashaka se kuvuga iki urashaka kuvuga iki gusura umwana kubwiye ko mu minsi mike cyane tuba duturanye muri iyi nzu bishoboka ye ubwo se uranshinyagurira kubera iki uragira ngo nshiture ntushitura humura tuzabana rwose urishimye abese nyine utavugisha nk'aho umukobwa wabwiye ko agiye kurongoroka uretse ko nyine yabishimye nuko yari yaragumiwe nanjye n'urukundo ngufitiye kuko numva ntifuza ko wabana n'undi utari njye ruhuka yewe kandi njye nuko mvuga ntutegereze n'ijambo ryanjye kuri iyo ngingo ubuse mbemere koko nyanga noneho aya si ibyo gusetsa nyamara nta wundi mwana njye nuko mvuga kandi uteze amaso cyangwa urankinisha aha ngomba nawe Yalabi Mungu wangu, nani alifanya hivi? We mtoto we, analia, iko mzima tu kuyaweka dogo ya abakobwa bari hanze hawe ubu nyina arimo ararenga mu muhanda ngo ni za mademoiselle erega uyu we yari yagerageje
kubona atabanze kumuniga ariko se ubu iyo ntaza bwondi yari guhodokera aha niba ibisimba byari bimuramukije ariko mungu wanje kuki gutanga imbuto ku biti by'amahwarosi ayi wowe akana kanjye kari hehe mana y'u Rwanda se noneho ndagirane ye baba we uramenye se utansonga mana ihoraho igisimba cyakariye nta kundi ye baba we mana ihoraho mana nyagasani wambabarye udatuma niyahura rwose mana dore ko nawe ushaka kungerageza ariko ubanza ari uwagatwaye kundeba se n'utwenda twe naduhari ariko mana ko kureke nkwibarize konzi ko nta kugumiye by'umwihariko ngo wenda ni igihano uranziza iki koko data we nyagasani yantera umwaku yantera intimba katabirora bakanyagwa yamvutse ubuzima agatindi katabirora arakarora ibayi nyagasani we Mana rwose wambabariye ukanyereka akana kanjye ko ntigeze ngira igitekerezo kibi ku mutima wanjye ubu yagize ngo ni uwagataye oya we sinanabirota Bikira Mariya mubyeyi wowe uzi impuhwe z'ababyeyi mbabarira umpa akana kanjye koko mubyeyi rwose ndagusabye reka nceceke ndarira se nanone ngo agaruke cyangwa ngo subirane ubukobwa bwanjye njya mu bandi nta kimwaro ishyano mbega ibyago kwiyahura ntibishoborwa na bose koko naho ubundi nari ngeze igihe pe ayi mana nyagasani ariko se nyagasani wanyeretse akana kanjye koko Yego muraho muraho mwana wanje inamahoro se ngaka gatebe mwicare murakoze padi ni amahoro ariko bitari cyane bite narinje ngo mumfashe urifashisha se ko ndeba utari kimuga nkaba kandi mbona uragakumiye urifashisha kubuye buryo uretse cyangirira nabi gusa naho ubundi cyo mwabona cyose mwama cyakora cyo twakubonera ni kapenetensiya ejo ukazaza ugahazwa ntakindi rwose nabyo simbyanze yego ariko icyo nifuzaga nifashishaga ku mubiri yego kuko burya iyo nta mubiri nta na roho iyo bikiri ibyo ni magiriyani yego maze rero no kubatindira ubwo mu ndebe ubu nasogobwe gusogobwa no kugira gute nuko nananutse cyane nkaba meze nk'amagufwa padi nagize ibyago byinshi n'agahinda gahagije bite ubu narinje nyine ngo ngire inama unamfashe uko ushobora ngiyo wenda nagira icyo nakumarira kandi ntunyishishe ndi mubyeyi cyane yego padi ndi mubyeyi mva nari narize amashuri 5 yisumbuye naranabonye n'impamyabumenyi nziza ariko nkaba narifuzaga gukomeza no mu mashuri makuru yego birumvikana kubw'amahirwe make yanjye rero makeya yego padi hari umuhungu nyine twuzuraga ariko mu buryo bwiza rwose nta bukubaganye numvaga nta bukubaganye nako twigeze none si kandi ahubwo twari hafi no gushyingirwa kuko bari barafashe irembo ndakumva rwose komeza nuko rero rimwe njya kumusura i Kigali aho yakoraga yagutumyeho cyangwa yego padi niwe wari wantumye ngo tutegure iby'ubukwe bwacu ngenda rwose ntacyo nikanga kuko twari tumenyeranye kandi muziho ubwitonzi ibyo ndabyumva none hanyuma bigenda bite
nageze aragumya yikoza hariya ntabura ibyo ambwira ngo yirukamo aho kumva arashaka ko bwira ngo ndare ariko njye sinkabimenya ye hanyuma ubwo nyine bumaze guhumana araza ati dore burije cyane cyakora hariya hari umusore w'inshuti yanjye ufite imodoka none reka nyaruke mubwira ze tukunyarukane tukugeze imuhira nuko muragenda oya padi ubwo nyine yari yifitiye ibyo ashaka kugeraho yego padi yaragiye amara y'amasaha n'amasaha agarutse mu gicuku kiniha ngo yamutegereje aramubura none n'indari nta kundi byagenda yego barara rero yego padi ubwo rero nyine ntiriwe mvuga menshi nubwo uri padiri bwose byakurikiyeho urabyumva ceceka se wirira ceceka wirira sigaho wariyinka none ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza ngutiza amatwi wenda nagira icyo nkumarira urumva gusa hari icyo ntumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya ngo abantu nuko bajyaga bamubwira ngo ni indaya ngo indaya ngo nibyo yashakaga kureba nyine ubwo urumva ko ari abashakaga kwica ubukwe bwawe kuko utatatse ngo bagutabare nasanze gutaka muri icyo gicuku ari ukwiha inkuru gusa mpitamo guhebera urwaje wemera kubana nawe rero padiri nta nubwoga byari binteye ubwoba cyane kubera yuko nonese ko nari uwe kandi ko bari baranasabye nyine none se komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza ubwo nyine uwo munsi nahise nsama uratwita yego padi ni byiza uzakomeze witonde uzakomeze witonde mbere padi kandi n'ubwa nyuma none se ubu warabyaye ubwo nyine inda imaze gukura mama yambajije ko ntwite ndamuhakanira ndiwumva uramuhakanira kuki wabeshe umubyeyi kuki nangaga kumutera agahinda padi ariko nyine nawe ntiyabyemeye kuko byagaragaraga uhitamo kumubeshya rero ku bantu bazi kubira nuko nangaga kumubabaza rwose nta kindi ubwo nyine nibwo mpisemo kwigira mu ishyamba bariho mu ishyamba yego padi iyo ibikoko bikurya ibyo nashakaga ariko sinabibona ahubwo mpabonera irindi shyano ki ubwo namaze kubyara nyine nifashisha udufaranga mama yari yarampaye tw'impamba musezeye ngo ngiye gushaka ishuri cyangwa akazi mukobwa ntabwo uri umubeshyi mba nkwambuye padi ntabwo mbeshya rwose unyambuye iki ntabwo mbeshya padi ntabwo mbeshya oya ni ukuri rwose ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya padi uramenye kutinye kumbeshya mukirizi yandi umusaserodoti yanze ndi umutariyani uvugisha ukuri ntabwo mbeshya rwose nyemera padi ubwo nyine namaze kubyara utwo dufaranga dushize inzara y'umubyeyi igiye kunyica nabuze n'icyo nonsa akana ndakaryamisha neza njya gushaka icyo kurya ngarutse ndakabura urakabura mama icyumweru cyose ntunzwe no kurira no gusenga ngo imana impa akana kanjye mpebye ndataha ubwo rero ntawamenye ko wabyaye uretse wowe mbibwiye na Katabirora wari uzi ko ntwite kugeza ubu kandi nawe ntazi amakuru yanjye Katabirora ni nde ni uwo musore padi ubu sabahe agatabo nyine yambwiye ko tutagishingiwe kubera ko yari yabonye ishuri ubu ngubu ari mu Bubiligi ukukeka se ako kana kaba karagiye hehe ndakeka ari igisimba cyagatwaye hari amaraso wahabonye se ntayo ahubwo n'utwenda twe naratubuze noneho ni umuntu waba yaragatwaye niko mbyumva rwose icyo ari cyo cyose cyane intimba ntazashira birumvikana ubuzima bwawe ni sinema ibizazane nk'ibyo byatuma umuntu yiyahura kuko uretse ko byaba ari icyaha tugomba kwihanganira ibyo byose imana itwoherereje tukayizera cyakora kandi gira imbabazi kuko nubwo utabonye ibisimba ngo bikurye wari warangije gucumura mu bitekerezo urumva bicuze rero wiyemeze no kutazabisubira hanyuma uwo muhungu amaze kugenda ndakukwandikira nta kindi reka da cyakora yanyandikiye rimwe gusa amaze y'ukwezi nanjye ndamusubiza duheruke ibyo
ibyo byonyine uretse ko nakomeje kujya mwandikira ntansubize ngeze aho nanjye ndarekera wagize ibyago none se mukobwa ukabwira ngo ngukorera iki cyagufasha mumfashije kubona akazi mwaba mukoze padi akazi yego padi mwaba mungiriye neza rwose ndumva nta mukozi dukeneye mungeragereze mubyeyi cyakoha umuntu yahumiriza akareba aho waba uhagaze kuko numva uri mu kaga yego padi uzapfe kuza ubukorana na muhoza ariya muri ekonoma ndamubwira azakwereke icyo uzakora ariko nawe uzerekana ugitonzi nduza nteze urubwa mu bandi si ibyo ntozwa padi rwose mubyeyi murakoze cyane muzabyibonera namwe rwose nako murakoze sinabona icyo mvuga rwose oya genda uzaze ejo murakoze mubyeyi kandi wihangane yego padi ntukihebe kuko imana ihari yego padi ntukibagirwe no kubabarira bakugiriye nabi kuko nayo itubabarira yego padi ubu se nakatabirora nkamubabarira dore niba ugomba ahubwo guheraho niba ugomba guheraho padi kuri we ndumva ari ukugeragezwa oya ndasaba ahubwo n'abandi bagufasha amasengesho n'abagenzi banjye bose tugufasha amasengesho yego padi murakoze cyane ubwo ngubwo uzaze ejo gutangira akazi yego murakoze padi yego urugendo rwiza yego murakoze padi yego injira muraho se muraho yego niko karamba niba ntibeshe ndakeka witwa Cyizere nanjye ntabwo mwibeshye yicara se amakuru yawe se ariko ntabwo singiye kubeshya komera ubwo wenda biraza guhinduka buryo iyo umuntu ahangayikiye akazi niko bimera yumvise yamushyiriyeho rwose maze rero padiri yambwiye ko yakwemerera akazi kuko yabonye witonda abandi bajyaga bakamusaba agahitamo kwikorera akanga rwose kuko burya ibintu by'amafaranga iteka biragora ibyo byo usite ku murimo wawe rero twaye kwishishana yewe keretse rwose hajemo urushorera naho ubundi nyizera rwose rwose ndakwizeye dore rero akazi uzaje ukora ubundi njyewe ndi kubona haburiye hano muri iki kigo uzaje ubika amafaranga acuruzwa ibintu byose bya hano bazaje baguha ukabikorera fagitire urumva dore agatabo kashyira ukanyaka kandi hanyuma kandi ugomba guhora witeguye ko nzaje ngukontorora kenshi kandi ngutunguye urabyumva rwose ndumva ngwino nje kukwereka rero ibikoresho naho uzaje ukoresha dore umwanya wawe yego dore umwanya wawe nguyu dore n'ububiko urumva ukitonda yego murakoze ndabona rwose tuzafatanya humura rwose turi kumwe ngaho wiriwe akazi keza yego namwe murakoze akazi keza namwe mbega umukobwa ni igitego mandoga data umva ko abageni babuze da yewe dore ni kuriya nashakaga umukobwa ubona bwa mbere ukamwifuza ko yakubera umugore ugatangira kwibwira uko mwaba umeze ari umugore wawe yewe nta cyiza kiruta ibyo iyo bibaye mahire mukanarwubakana neza umva ubwiza nihora arizeye rwose ikinyabupfura afite cyo ni injyana nkunda yewe uriya mwana namba mu nzara muhoza sinkabeho nako nzasezera kugaho n'icyarata yewe we ariko yewe uretse ko mbona asa n'ufite ibibazo ariko ntacu wabona bikazamumfasha se none yaba yarabyaye ko mbona aribyo bitera abakobwa ibibazo ntacyo ariko nashaka z'ababyeyi 5 muhoza ndarongoye tu
yawe umunaniro nari mfite ni wari wo gutuma mbona aho ndyama ngo nduhuke. Yewe ubuzima bwanjye bukwiye kuvamo igitabo gihenda pe. Ubuse ko nakererana nyoyo saa sita kanshizemo mbigizene. Uko ko ndarara nigaragura kuri iyi ntebe yindi itandukana n'igifu kinyisya mu nda nduzi ko ari ukwisya. Mu gihe kandi sinakirenganya kigomba gukora umurimo wacyo. Haracyari kare kubi kandi saa 2 gusa. Cyore uninde se kandi Imana ihoraho rwanjye rurarangiye noneho. Ayiwe yatatone mbabarira we Karame urakonje ntacyo yakwatashye we yakwatashye oya kuki ntabwo mfite aho ntaha kutumvikana niko bimeze nabi none se ko nta mwene wacu ngire no hangaha kandi nkaba nta mafaranga ngo nkodeshe nagirane ukaba wumva bigenze ute numvaga nzajya nirarira hano bwacya ngakora akazi noneho amafaranga muzampemba bwa mbere nkayashakisha icumbi use wari oya reka mfate ibintu byanjye nari negagiriwe hano erega iyo ntaza kubishaka ubura yanuga nase najya kugira yewe ntabwo batujyana dore wanjye nahanyuma ni kuki tutari wambwiye ingorane zawe nase ko tutari tuziranye numvaga mbikubwiye wagira ngo nasaze yewe datawe dore abakobwa nico musira amasoni yanyu n'ubundi niyo abakurira bizazana byose dore nko mfite amazabiri mu rugo yizo gutinya ukambwira ibibazo byawe nari kugutegurira ukaba wicumitsemo wenda ubaza guhimba ukabona kuri wabo hashye ubu nsigaye numva narataye umutwe ga oya rwose ntukebe oya kubaho kuri njyewe bizutwa no gupfa umva kandi nuko wenda nyine ari barenge nabe naho ubundi simba nkwiye no kugira icyo nshira mu kanwa ariko kuki wiheba bigeze abo ngaho kuki wiheba rwose birakabije rwose yewe dore wanjye ni hano yego nta karuri napfuye kugondagonda ariko nakanje ntacyo bitwaye da nahoze ko ari akaruri nta karuri da wagira ngo ntabwo uzi yamubaka neza bari yewe ni karibu mbega hano heza wanjye nahare ubu mwumva mumeze mute kubera iki byarahanjye nahita nsazwa n'ibyishimo reka bakwihera ariko uri gusara kuko rwose ntabikwifuriza gusa usare ntacyo byaba bikumariye nimwicare se wicare yewe mwina hano ku meza nawe nateguye umuze mwana ateguye ikira nukubikorera ukicuza cyatumye nzana yewe nibyo biri bunshimisha cyane ariko rwose washekeje kugeza ubu ntabwo ntabyumva wabona kuzageze ko mbega ibiryo biryoshye hano bategura neza gutya mfite umuhungu uzi gutegura cyane da yewe wabonaga uzageze kuko rwose ntabwo nabyibazaga biraryoshye cyane da biraryoshye niba ari uko mfite inzara cyane yikubise inkoni noneho sinzi uko byagenze yagize ngo uraza naho ubundi ntacyo nibazaga ngewe burya ikintu udashobora kubonera igisubizo birutwa no kutirirwa ukibazaho reka ibyo tube tubyihoreye ahubwo turyoherwe da murakoze cyane ariko iba wari ubanje kugira icyo unywa hano hari amata byeri na fanta uhitemo icyo wumva cyakuramira vuba ndanywa amata niba hari urakagira amata rwose yavuze gushaka amata menshi icyo bivuga mu kinyarwanda bivuga iki mwakire yewe niba utabizi nzabikubwira kandi nzayabuha muzaba mukoze ubwo ucyizeye nta kwikandagira iwanje ngo ishuri wizane rwose naho aho uri nako naho uzaje urara
ndumva ndizera neza ko tuzagufata neza niba ushimye ubushitsi. Ariko no fiti mu kabyara mu n'umuhungu yarakekesheje. Nibyo byiza da yayihishije neza. Menyera ryoshe da. Ubu numva rwose ntacyo mfite cyo kuvuga nabashimiye cyane. Nje ndakubwiye ndi humurare ndari rwose. Kandi uje mbwiye ufite ku mutima cyose winigure. Murakoze rwose. Ubundi rwose ndumva ameze nk'umuntu ari mu nzozi. Uzi umuntu akubwiye ariko urumva wamunganya iki koko. Ariko rero nkumenyesheje nibuta kandi ko ndingaragu. Mu yandi magambo no kuvuga celibateri. Ahubwo narindi bukubaza aho abandi bagiye. Reka da uzigiri rwose. Ariko nakeka ko musezera kwaza arakara. Ariko uyu mani zijenja yajya bandera. Zashize. Ya nje n'ubi arandaniye n'ababone nawe tangiye kuna. Uranutira abantu nzakuratira abatakuzi abakozi bakuririye nk'umuntu yasenya guhirwa kugira umutima w'urugo rwaje ubundi sinajya gutinda kukwemera bitewe n'urukundo ngufitiye rukaba runshenguye igihe kirekire mu ibanga kuko ntigeze mbikwerekana rimwe iyo ubinyereka rugikubita uba wanyoheje umutwaro uremereye wanshegesha ubwonko. Iyo ntagira inenge mba narabigize. Nenge ki? Inenge ku mwari kabishema ku mubyeyi. Wivunika mfura ya data ibyawe mbizi byose. Kandi ntacyo bizahindura kuko icyo ntiyemeje ntahuze. Nakurebye indoro, kureba intamuko, kuganirire ngushimye baba. Niho umugeni waje. Unyicisha agahinda se. Ngondera nguhoza amarira warize kera nayo kiru. Ngondera nkwibagiza ibyago wagize urengana. Tuzarwubake duhiga bazisenye kandi bamwe muri bo barazishinze ari amasugi. Iyo nza kutagira imiziro nari kugusubiza nese nitegeka uzabaza ababyeyi. Nubundi bimbwire ntawe mwaye. Nta miziro ufite uri umugore nk'abandi. Ndatinya ko ejo wavaho wicuza icyo wakoze bitagifite igaruriro. Oya humura. Nakugira inama yo kunyihorera nimba umuntu nzagushimira ibyo wankoreye birahagije. Kuko ntari mutanyurwa. Ariko ibyo byose kuko ubyibaza kandi ntabwo utanze kera kubimenya. Nkubonera ahubwo nkwitumire ku babyeyi maze ugende ubambwirire ko mbafitiye ijambo. Uti ngo mumushakire umunsi vuba aha azaza ari babwire. Ubundi ntabwo nigeze nshira isoni nzagutumikira. Gusa ariko iki? Ndagusabye ngo nture umutwaro mparanye iminsi ndarembye rwose. Ngwino uwo nkunda amahoro yanje niwo mara gahinda urukundo nyago ntirukuka. Ndagushimye nzagushimisha nzakubera uko ubishaka. Ndaje umpoze wowe kampoza wawe bameze nkawe baraguma. Nzagusasira ngo usegure neza maze dususuruke. Ahubwo nibyo nturora. Nzaguterekera nashakaga rwose. Nzaguterekera amata meza nyarindi igitotsi maze nyaguhereze n'amaboko yombi ngusekera maze akanyuzuye umutima nkagusesekarize ku munwa. Nzayakirana ubwuzu umureba mu maso namwenyuye. Nyankwana umunezero numva ndyoheye cyane. Pereka n'ubundi agira gitereka. Nzayagotomera maze ningeza hagati nguhereze ntakira buteretse ntuhuke maze wigire hino mpana buri gisomero. Nzaza nishimye ngusekera nkwicare ku bibero ngusokoza ubwanwa nkuririmbira n'uduhozo ngusomesha ku nzoga nziza nzaba naguteguriye mu gacuma keza k'umukuzo kayagirana kubera isuku nyinshi maze tumeneho abiri. Cyuri impundu muhora keye.
muri hose ninde ni umugenzi ufunguza sunika ntihakinze reka datamba natinye ngo zabakazi barazikinze nawe upfa kuzisukira cyane cyane uje burindi yewe uretse ko tutarimo muri uvuga twe ntawe duheza rwose muraho se musaza murahonya kugira abana yego yo uko ufite umwana mwiza se mubyeyi mama shenge ngwino mama ni uwawe ni uwanjye ariko inzara igiye kumunyicana nicyo gituma navugaga ko nshaka ifunguro ubu niwe wangoye rose yo mbega umwana mwiza nyagasani we shyika hariya se ati ni uwawe nuko murakoze ni uwanjye ni uwawe hatese ni umwuzukuru wawe oya ni uwanjye yewe wamunyihereye nkamukorera ko wumva mushonje muzehe ntabwo bishoboka nzamurerana n'abandi ujya uza kumusura kuki numva nkunze uyu mwana ra anywa amata sogoko oshu ngo we yatererezwe buretse njye kumuzanira muzanire asomeho inzara yari igiye kumunyicana kabisa akira mwana wanjye ungana shema wanjye erega natwawe muzerega natwawe n'ubwuzu bw'umwana ndakwibagirwa muzimanire iki wowe niba ufite ka cyayi ndanezererwa rose cyangwa se ka fanta buranje oranje henga njye kukurebera nuko ndukanyagwe naho nari amabuye mwana wanjye soko kera twinyweraga amata n'ikigage ndetse n'akagwa ntari inzira y'idini ariko yakira nuko urakoze watarinjira idini nibwo wankaga ku kagage ni byiza ubu singikoza ikitwa inzoga mu kanwa kanze mba nkwambuye inzoga oya ye ni byiza rwose maze ureke nze ndebera umwana utwenda ndaje yego wampaye inka ihorere ngurinde izuba ihi nawe uzandinde irungu ihorere igiti kita kwica ihi kagitema ngagicana ihorere ikararita kwica ihi ngarusikira amazi ihorere mwana wanjye uzi no kubyinira umwana wawe ndabizi buhoro buhoro yakira umwambika shenge yego shenge maze ntugatuma asonza ujye umunzanira ni byiza mubyeyi urakagira abana urakabwira ngo ubwo yabwinga yewe wa mukobwa we ibyo ufite arahi azabikube 100 maze wunguke imbande zose wa mubyeyi we ye urakoze nawe gushima ariko hari gituma uyu mwana no wawe musa maze wa mubyeyi we Rwanda we uhisha uwahishaho ndaco nguhishira kandi ejo nzagaruka uyo mwana no wanze na arahi urareba uko ngana uko singibyara sinzi uko ngize ndya rero nigira mu ishamba kwishakira imiti obaye ikisi dore ko nisanganirwa ubuvuze bwa gihanga ngeze mu ishamba humura wa mubyeyi we niki komeza ntacyo nuko mbona akana inzoka ikizingiye iruhande nuko rero twebwe twigendanira imiti yacu nyine ndaco yashoboraga kundwara nitera idawa yanze iragenda negera akana nzangana ikazima numva imbohe zivanze nubwo bazirantashe ndagaterura no mu rugo ngoba umugore wanjye nawe nubwo ari umukecuru bwose aratsakanyakanya kandi nawe akunda abana kubi ari mutekerereza ati byihorere naje mu bandi ubwo aba atangiye ibyo yari yaribagiwe urumva ukuntu nabonye umwana nabyumvise ubwo se waketse ko ari akandi dorere hari ugushidikanya kundi se nizangirwa abakobwa niba ntambuwe bogahwera musaza we ndakumva mubyeyi imana izaguhembe rwose urakoze nawe izaguhembe kugeza ubusa ntawe wigeze kubaza iby'uwo mwana reka da bazi ko ari umwuzukuru wanje ko ndeba kameze neza se wagahaye iki nagiye ngajana ku bigo nderabuzima bakamfasha maze abagufashije bose uzabashimire sibyo umbwiriza rose nawe ndiwikuremo ga
urakagwira uragatunga nako ndeka yewe reka nyaruki hakiri kare n'ejo ni umunsi n'ejo bundi yego ngaho uramuke uramuke shenge wamwise ndetse ko nari nibagiwe kukubaza yitwa Jamobandi niyo igena ko Juma mama ngaho uramuke ngaho urabeho wa mubyeyi urakoze cyane urakoze ejo nzagaruka ejo uzamungarurire rwose uzabukoze uramuke ye Nyagasani Imana ihoraho usingizwe we uriya n'umwana wanjye ntashite n'umwana wanjye we aracyari usingizwe Mana niko uyu musaza aragenzwe yamaye niko bigenze bite sinakubwiye ko nifuza ikintu cyakubaza rwose icicikire rwose ntukababare nkiriho mbwira rwose bihogo nakunze mbwira utarahogo mbwira rwose mbwira ikikubabaje rwose ubundi ntacyo nguhisha kandi nta n'icyo nzaguhisha ntagomba kumpisha rwose ntabwo icyamubaje uyu munsi cyo nibanga nuba nashobora kukikubwira iryo banga se nkinga yego umuntu wese agira ibanga rye ariko se kuri gushavuza umutima akaba ibyo nanga rwose ubwo ndabimenya gute ngo ngufashe utabimbiye rimbitse humura sinzakuvamo ninde mwanzi w'amahoro guhungabanyije ngo mwiture umujinya mbwira rwose mbwira ni wa mwana wese yagize ati ntubasize urwaye oya ese ubundi ari baramuhetse arasinziriye ahubwo ni wa wundi wowe wa wundi nakubwiraga wowe wa wundi wanjye hariye yabaye iki nura buriya musaza uvuye hano buriya niwe ntakana yari afite ngo agasabira utwenda ariko nsanze ari akanjye nsanze ari kakandi kanjye niko ndabumva kugakunda se nibyo byakwemeje ko ari akawe oya siko ni byagenze bite burya amaraso ni igitangaza koko nagahaye utwenda ariko ngumya kumva ngakunze nyine ngaha n'amata hanyuma nsobanuje uriya musaza ambwira ko yatoraguye mu isi ariko warekeho kurira rwose mbwira rwose oya yambwiye umunsi numva arakandi kanjye nyine nta gushidikanya nakanjye we nawe nawe utakwishimiye kubonye umwana wawe urarira hanyuma se mwavuganye n'iki n'uwo musaza ntacyo namubwiye nta kintu namubwiye uretse yuko namubwiye ngo azamungarurire yewe ahubwo noneho nukuririmba ririruye niko yituseka ahubwo kuko nta kari gahinda usigaranye hasigaye no kumuzana akazana asanga undi mwana sabacutse sinari narakubwiye ko ugomba kuba ari umuntu wamutwaye niwe koko wari wamutwaye ndatsinzirira ahubwo uransengerera ariko wasengera wagira ahubwo no gushakira uwo musaza ikintu gikomeye tukamuhemba ariko se nkuriya umuntu yamwitura iki koko ntacyo umuntu yabona kimukwiriye ewe no kugerageza umuntu ukoze biriya rwose no kugerageza hanyuma tukazana uwo mwana amaze ibyishimo bikabya byinshi iwacu ariko no kubanza kubyiga neza ntabwo ububuka ndacyatinya ariko ko byagutera akantu njyewe se kandi ikindi kandi umunsi se yaje akamumbaza wenda agashaka no kumutwara sinumva uko uzabyakira ariko kize karame imyaka ingahe tumaranye kuko ubuntu uramenye yewe nzabyakira uko bigomba ahubwo naza kibuka umwana we azaba ari umugabo apfa kutazamufata nabi gusa hasigaye agahinda gake nka wa mwana upfushije umugabo nyine si icyo ngicyo bivuge ariko uwo mugabo urasanzwe da yewe ngwino twitemberere gato dore wari umaze no kunanirwa ukunde wongera usikira uko bisanzwe maze ntuzahindukiye dore kuko ntawizera umugore humura rwose sinjye wakuvutse icyo ukunda ntibikabe rwose erega n'ubundi cyanteye iyo ngingimira nuko numvise ngo ntawizera umugabo ngo aguhinduka nk'umubiri wahindutse nyirawo nanjye sinabikora ariko wowe nakureba nkabona rwose utabigira kuko mbona utameze nk'abandi none kandi nawe uti ntawizera umugore ubwo se yewe abantu niko kize karame kuko nawe wumva hari aho mukinze reka se wowe mbivugiraho ahubwo ariko ubundi nkurikije ibyo nsigaye mbona kuri ubu ngubu nyine umugore wese nubwo warateguye ivarisi ye ngo bigende bite
ko mbona se n'abujukuruje basigaye batandukana ugasanga baratanga rwantorero mu rwa mbere rw'iremezo bavugana ko ari imurori mva kandi uragira ngo ngire neza uzaragira ngo abe njye wicara nzi ko nashyikiriye wowe bati nkoni kubise mukeye uyirenza urugo ubu rwose uratekereza ugasanga dushobora gutandukana kize shuhu yewe byaburiraga n'amahembe nkanswe nkungwa yenga nze ndeba umwana ndaje ewe cyakora rwose unyitembereze yewe n'agacupa ariko harya uwangiza igicumbi cy'urugo pe ngo nzajya mva ahangaha ariko njye ku kazi gusa naho ubundi mbenye n'abana ndakwiyamye ariko ubwo wagiye unyuzamo ukansohokana reka wabonye mwihoreye ugira ngo ndabyemeye kugira ngo urabyemeye wenda ubyemere cyangwa ururire si ushaka kujya hehe twabura se tujyanaye ukajya kubunyereka hose numva bavuga tukajya nko kuri cafe de l'aéroport cyangwa muri meri igihe umubano hano imbese cyangwa rimwe na rimwe tukajya kureba sinema nk'abandi bose aho kujya mu firanga nk'aho ndi ikimuga aho hose si ku muhanda ntihoro wahita wazagiyeyo reka kuhahita no kuhinjira ntaho bihuriye uretse wese ushaka kwigira ko ataraboneka abandi bagura babonye barara babungira amahoteli n'ibandi yaba ariko ntarekizongereza nyine naho ubundi ubwo se abo ngabo munaramubungira na se abagore cyakora nkubwiye ko ngiye maze no kubirambirwa ndashaka yego cyangwa oya mu mibanire yacu iyi muhena mwime nayihaze rwose ko mpeza mu kirega ati nabiharurutwe ngo ntihasohokana ngo dusangire izo byere cyangwa izo nkoko na za burusheti uzasinde ryari hamwe mwenyine gusa uzasinde ryari rero erega kunywa bye no kwisina ntaho bihuriye ujye umenya kandi ko hagati y'ifura n'ibitsimba nyahabwa abantu di ariko uri muzima ni muzima nyine bavuze ko umugore umaze kurengwa ngo atabura gushakira ibibazo aho bitari nibyo koko bamaze kurengwa utarengwa se ari wariye sari n'uwabwira ubyina umwijito ninde hajya ngo nta mugore ugomba kwinjira aho muri inkoko na za brochette se n'icyubahiro mu baha cyangwa no gutinya ko babacura ariko ndi wakubujije kujyayo erega ugasanga biteretse amacupa impande zose n'amasiniya yuzuye inyama n'amafiriti cyangwa ibitoki amabona akuritse ibifungo wabyihariye n'umugore ugaheba mbese harya ntagira inyota cyangwa ngo asonze nk'umugabo yewe ahubwo uza gusara ese cyo kurana uvuga ko ari ry'abazungu wabayeho kinyarwanda kazira igitangaza uzabaza umukecuru niba yarigeze ajya kurwana inkoko na so mu kabari maze nanga ko mucurika ibintu mama yabayeho mu gihe cyabo ibyo byari bitaragera ino hari niba ari n'umuco ushaka kuvuga rero ndakeka ko niba atari ukujijisha waba warabifashe nabi abakuru bacu buri gihe bavuga ko ibyiza by'ahandi tutabura kubyigana ngo mujye mu kabari muri za brochette sinakubwira mumeneshe babarira se none se ubu ngubu urabona ujyanye nk'umugore wawe mugafata ikirahure ahantu hiyubashye hari aho byaba bimwaye nuko rero ngiyo kururu n'indi yisahane katabirora n'indi unyuze aha n'inyirarwango na katabirora arararara sare kubuni mwashatse akanyu kabari mukajya mujya kwinigura iryo vangura niryo twanze raya ko mutamaranirayo so kugera rimwe ati karasi kakandi umugabo wanjye yigeze gusohoza undi ati yashana ariko risa n'inyama y'inyoni rirandeba iki undi nakabara atangiye ati dore reba akarya mugenzi w'icyara ati dore ukuntu yadodesheje n'ibuno bya ubwo intambara ikabira rose rega bibaruba abana bibonye ni mu gihe abajandarume babakiraniraho ntibabare ntarumikwa muzagende nakubwira iki ariko igituma mwaba gusohokana n'abagore banyu mugasohokana n'amahabara yanyu ni ukubera iki hajya ngo nuko bazi kumira neza kurusha abandi rero ndasara ngo baba bazi no kurerembera amaso basizeho amakara mwareba mukarushaho kuryohera ni amakara wabuze se imifuka iri hano ifata amakara hari dore amakara imifuka iruzuye ntukande tuhaye amashyano yewe nari ntibagiwe ngo nuko banywa za divayi za menshi dawe zituma murigarura mupiganishwa amanota aho si byo bibajyana si ubundi byumenye ute kuba utagiyeyo hariyo yayo mwibamo nk'inopfu cyangwa nawe ujyayo mu rwego sega hose kandi ariko ndanakwiyamye ariko nanjye ndasara se nk'abo bakecuru ubundi banywa bya byeri bituma batumba ibida yewe muhamu wajyanayo uretse ko twamaze kumenya ko nawe murahamwo za divayi ngo ntibanywa za byeri bazinywa bihishe cyangwa bazifuza akazi erega uzaho akazi ko kubakontorora habe nigendere nkubise ngiye gukora ku mahoro yanjye nigendere akagira ngo ni amadago siho ugiye si ubundi ko nakubwiye kuri iriya mwana uhora ahangaha uzamucanga ukicicikira amaherezo ni ayahe ariko inkeke mpuzaho y'umwana uwo mwana agenda atenguma amahoro nakubwiye ko ngo ari inshuti ya rukundo wacu ariko simushaka hano rwose uramwangira iki ariko niba yuzura n'undi mwana bigana bigutwaye iki ubwo se yabuze undi bakuzura urukundo rwanjye niyo kamara se ariko nyirarwa ugiye kunanira koko ugiye kunanira rwose mva ko abagabo bo bari twebwe tumeze nabi da
umugore wanga umwana koko ntacyo amutwaye nako simbizi kandi mu gihe sinigeze ndakanako wisamye wasandaye wabibaza ukarangiza ibyo uvuga wagize ngo ndabiwe kutankunda simbi yewe icyo uzashaka uzagikore uwo ntazi senze nyina rwose rega icyo washaka n'ubundi ndakizi imitwe yawe nayibonye kare ngo ubwenge bwo mwibarabera ariko cyakora nongeye kukubwira ko uriya mwana ntamushaka hano ariko uzamwirukana wowe ufitemo inyungu umva umwana wivugiye ko ari inshuti ya Rukundo kandi bariganura bizi kugeza ubu rero simbona ikintu mubora mbabarira dore ko byose wese abandi birwa biyereka ahangaha sinumva ngo n'amacuti yawe undi se kuki atagira umwe cyangwa benshi mu rungano rwe ngo buzure si ubundi nuwo kwande simbizi numva ngo yitwa Niyigena nyine wakabimenyese none rero ngo nimfata impiri nirukana umwana ngo ntazangarukire mu rugo ibyo ntabyo ubonye nushaka wiyahuza nushaka yaho rwose narinda nta nicyo muziza mbisana nigende ndebe ko nabampumetse ubwo ntacyo nongeraho nzabyikorera ariko uriya muhanya w'umwana rwose namwanze nkimubona nubwo ntazi icyo mwangira bwose ariko nyine ndamwanga n'Imana ibimenye Rukundo kandi amukunda kubi wagira ngo nuwamubaburiyeho yokanyagwa ibyayo byose bigomba kurangira ariko ntakangishe ngo nuko mvuga nta ntege na rimwe nagenda nzabi Dataminga niko nyarwa ngo ninde amene ikiro cy'imodoka bako na sase wa muhungu nde umva sari umwana mwiza ngwiki nanjye munyange sombida nugitanga ibihumbi niho wumva ngwiki yakimenye uhari ureba ndamuragira se yakimenye ate kubiza umupira arangije ahitabura nta namenya nahaciye ureba uraceceka sugumaze iki muri urugo nanze kugukangura ngo utanyitukira dawe rega nisari gomaga ko nyine mbikubwira ukagira ngo ndamwanga aho heretse agomba kukiguri akigure byanze bikunze cyangwa ufungi nako ndagiye ese ubundi nguryo cyane urabona ngo mbwiranyica program se kave haryari nta n'igice kizaha kirashira nabonye atoro masinzi yangari hiryo ndareba naye nyine ku kizuru ntayiro uzi ko nako yagatwaye kandari agomba kuba nayo wayitwaye nta wundi urabona ariko ngiye rwose koko kandi benda afite kare akantu nyine biritaye rwose ntavuga uza amafaranga agura ariko ni cyane rwose ngo bicana nimwe kagusiga imbaraga sa koko mbese Rukundo wari hehe nabonye amwirukanye masinzi baho hanye gene mushake vuba ajye kukwereka ahubwo buzima bwagiye umunsi angiye kwiparike je namanya afite ndarabwo ngabara hepfo bwira gira vuba rwose nazemo ubwo nje ari ku cyumweru yenda kazirirwa maze waba bazaze kukagombora bayazanye ni nkaka kanya rwose 50 cash yabura nkayivana mu mutungo we ku ngufu ni cyane rwose ubwo ndajyana none hirya yawe urumva yigira mbese ndajyana yawe ntabwo nabona ho nshana benzi imeze kuri iyi tete ntabikubwira ubundi inganze ngo ndebere ndufungura ubundi sugwe ntabwo wiri wahanga barinda bangiza ibintu wari hanga yashaka iki kugenda kubwira kwiyama ngo muvandira muvana ngo reka data ngo neza amacuti z'abahungu ba ngaho wari wabimenye se mbere ngaho shyikira ko ntaje maze mpereza ariko rero ni gitangaza ariko umurinya afite wenyine gusa wanyereka inyana y'imbwa ngo nise maze ngo tubonane sinari kuva kera tangaza akana gasuzuguro ko n'umwana bico bibiryo cyane ngaho buretse ibitondo mugeza nk'iyo wande karekera nawe rekera reka ngenda kererwa kasagisha kuri pariki kandi none ahangaha mushyikira baramuzana bakabagura tutazi ubwenge ni mapi yewe ndarikoze bashashakaye birebera gusa ndarikoze ye pe uretse ko ndebye nabi bishobora kungaruka ariko kuba namena ikirahure cy'imodoka y'abandi ngo nkunde mpamyurira mwana icyaha so ndirangiye ngo ni Rukundo ntizamvamo niyo ntabikora ndeba ariko nari namwihanangirije nuko nyine atarazi intego yanjye ibi ngibi mvuga ariko ntibinyoroheye katabirora nabimenya ndamukizwa n'iki ko mpamba riva
arankoraho nta kindi sibone nabikoreraga iki rwose nayenza guhemba ikindi kitareba imodoka y'abandi iriya irankoraho nta shiti wama nkagira irya none injira mwaramutse bwana procureur. Mwaramutse ushobora kwicara. Murakoze. Ntabwo ariko mwamfungiye umwana kandi arengana rwose. Yafunzwe nande? Namubwiba n'ikise bwana procureur ko yafunzwe kwa gatandatu kugeza ubu. Yitwa nde? Yitwa Nigena Jamubandi. Mwafungiwe iki? Reka rwose baramuhohoteye. Hari umwana bigana mu ishuri w'inshuti ye aza kujiwabo kumusura. Nyuma numva abantu myongo umwana yarafunzwe. Nabaje umwana ambwira rwose ko atigeze amena ikirahuri cy'imodokari. Ahubwo arambwira ngo n'umugore we ngo ni madamu wawe wabora kimwe. Madamu wande? Ngo ni madamu wawe. Madamu wanje? Rwose niko uzi kusuzugura kandi agufunga. Ariko nkaba ndengana. Cyace kare kirango. Nkaba ndengana rwose. Madamu wanje. Se witwa ndi wowe ukora iki? Nitwa Muhoza. Nkaba nkora muri economy. Ufite amafaranga yo kuriha ibyo umwana wawe yangije? Ereka kugeza ubu sindamenya rwose n'ibyangije byari byo. Yamenye ikirahuri cy'imodoka Benz. Urumva? Benz. Cya kindi cy'imbere. Atwara na kakano karanga Benz kameze nk'inyeri. Sinzi niba uzagaciro kako. Nigena. Cyakora cyo niba utabizi ndakumenyesha ugahenda. Byose hamwe birakabaka mu mafaranga 50. Utibajye n'indikiza kababa kubera igihombo byateye nyirayo kwimaza iminsi ihagaze. Bwana procureur ariko sinzi niba mwarakoze ankete hagije. None uje kutugisha akazi. Byonyine inkoni umwana yakubiswe mumwemeza ko ari wabimenye icyo kirahuri zirababaje. Sinzi niba batazisabira indishiza akababara. Niba sara umunya kimena urumva atagomba gukubitwa. Kandi rwose yarandayije ukuri ko atigeze amenye ibyo modokari. Ngo yagiye kubona abona baramusubiye batangira gukumudiha. Ngo nabari imodokari. Nanu ni intere rwose. Wameze atangiye gushoza iby'urubanza. Mujye muno gukorera abana banyu neza maze musanzwe musange murojangwa rwose nshaka kuragira ko umwana arengana rwose. Dore dosiye ngiyi. Dore urumva ibyangijwe nabikubwiye ugomba kubiriha nta kindi ubwo uzahitamo umwana cyangwa amafaranga. Uretse ko ntanze umwana wanjye cyakora nta bihumbi bingana bityo rwose mfite. Ni ibihumbi 50. 50 utayabona akabanwa mu byo utunze ku ngufu. Ariko siko umwana arengana rwose ko arengana mwabaye mumufunguye rwose mukitonda mugakomeza mugakoresha nkete yazatsindwa nkabona kubirika niko rwose bwana procureur mwakoza nkete rwose. Ariko mutantangishije amafaranga ngana gutyo azirwe yagahere. Nta yandi magambo yawe nshaka sohoka ahubwo n'abandi barantegereje. Ubu siko ko arongera ari mu bwose bwana procureur mwamba bari rwose agataha yishyura yewe ncoko none muri mu mpigi mu gihe cyo kuyashaka ariko umwana ataye jya gushaka amafaranga yewe nteshe igihe jya gushaka amafaranga rwose ni mu mpigi cyangwa se abarinje mufunga uradindiza akazi sohoka ariko jya gushaka amafaranga ariko umuntu azarengana pe. None iyo modoka yo yamenetse urumva nyina atarengana abyihoreretse bwana procureur rwose nkubwije ukuri ko nibyo ihute yewe uhita ukinga n'urugi kandi ngaho ugira vuba. Yewe ndagiye ariko bwana procureur umenye rwose ko umwana arengana. Injira. Murahose. Bwana madam. Yego. Niko. Kumbana masataraye. Nanye ndabona ntaza aho nakubonye da. Niko se kize. Ndabishaze siwe. Ubanza. Ufite ibibazo se nawe hano? Gikomeye ahubwo. Gikomeye gite? Hari umugabo bafungiye umwana akaba rero yari yatangiye kubyirukaho. None malaria yamukubise hasi rwose. Nako sinzi ko aramuka. Niko konyohereza rero ngo nzana amafaranga mwari mwamuciye kugira ngo umwana we afungurwe. No witwa ndese? Niyijyana ajya mu bandi. Upfa n'iki se n'umugabo cyangwa n'uwo mwana?
bombi ntawe tudafite icyo dupfana. ariko se kize Karame. ubundi uretse ibyo amakuru yawe ayo wansiganye se urayabiwe. nyamara wambwira Dani kera. Mwana wanjye uramuboreza muri kasho. Umwana wawe nanjye ngo ndavuga amakuru. Nta makuru ntayo. Dorere cyakora yawe yo ndabona ari meza da. Na cya gihango ntacyo cyagutwaye. Ndabona nagitatira buri munsi. Niko mwana se ufunze ni wawe? Imbazo bose. Yego nagize impamvu nyinshi zatumye mpindukanisha imigambi ndetse sinatinze kubona ko nibeshye. Akazi kawe. Ariko se wa mwana wacu? Wa mwana wacu? Wawe nanjye? Amakuru yo ni wowe uyazi urayandusha. Kuko ari wowe wamufunze ukaba uyakurikirana buri munsi. Utanga n'amabwiriza yo kumukubita buri saha ahubwo. Umwana? Ayiwe ntibishoboka. Se burya n'amaraso yanjye. Yo rega ngo ndikora mu nda. Kuki yamumukira rwose kuko bigeze aho ngaho. Ntumubwire imbere y'igihe. Izi soni koko nzazikizwa n'ikimbere y'umwana wanjye koko kize. Guri ntabwo wamukiye koko. Ahubwo muhata inkoni nyinshi biryo bike. Ese se ryo posho wamuboneye?